Ntusora wora Davis kuba yambara birabiri crop top ngiyi namba yari na ntago Twongeye kubaha ikaze. Iyi ngiyi ni The Other Side Show, ikiganiro musanga kuri The Main TV ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zose ni The Main TV cyangwa wanditsemo na Other Side Show n'ubundi bitabiza kuko ni ikintu kimwe. Nguhaye ikaze esi. Murakoze cyane. Cyangwa wajya wandikamo Cobra esi muzaye mutahuye. Wanyita ati wa Cobra ndi kumwe na esi Williams. Iyi ngiyi ni The Other Side musanga kuri The Main TV nko nimaze kubivuga. Cyangwa se The Other Side. The Other Side Show. Alright. Hanyuma uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu busanzwe nko duhora tubivuga, tugaruka ku nkuru zitandukanye z'ibyamamare ariko nitwibande kuri izo nkuru ko zimeze nkuko banyine babazi duhaye, ahubwo tukagerageza kujya more deep, tukajya imbere, tukinjira se behind the curtains, tukareba to the other side of the story, what's really happening, niki kiri kujya mbere, niki baduhishe twe tukabihishura. Wowe munyarwanda dukurikiye aka kanya ukaba wamenye niki kijya mbere cyangwa niki wahishwe twaguhishuriye. Ndabeshya isi nuko byifashe rero. Uyu munsi mu nkuru zacu tugiye kugarukaho aka kanya dufite inkuru zitandukanye, ariko nkuko twabibamenyereje tugereza kujya mu mari zitandukanye, iz'imideli, abahanzi, abategura ibitaramo, abamisi, abastari muri rusange bita aba celebrities. Hanyuma tugiye guhera kuri nkuru iri kuvugwa cyane, yabyutse ivugwa cyane muri iki gitondo, abantu benshi bagiye banayibona. Twabonye Chameleone akubita umumotari afata ikibanda akamuhuragura. Previously twabivuzeho, right? Twanabivuzeho muri previous show, abantu barebye show yacu yabanje barabibonye. Ikintu cyanunguye aka kanya rero Daniela umugore wa Chameleone Daniela Akim. Daniela ubundi ku rubuga rwa Instagram asanzwe n'ubundi akase ibintu twavuga ko atemera n'abantu bakora violence cyangwa se bakora ihohotero. Yaranahagurutse ubwo twavuga kuri Mayanja family. Yarahagurutse ubwo twavuga kuri saga ya Teta Sandra na Wizo. Ukuntu atari umugore wa mbere akubise narinzi ko kuri saga y'umugabo we kuba yakubise umumotari kuri kara kagene ari buceceka, ariko she was like no violence. Mu byukuri ariko se mu byukuri wenda kuba baratandukanye ariko yamubereye umugabo, barabyaranye, babanye mu bihe byiza n'ibibi wenda kuko nubwo byavugwaga ko nawe yakubitwaga. Aka kanya akaba yahagurutse avuga nyine ku bintu bya violence, avuga ati umugabo nubwo uri umugabo wanjye ariko you have to be jailed. Yes, icyo nicyo gisobanuro cy'umugore, you know, ufungutse mu mutwe, uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Urumva abantu benshi bari bazi ko ari buceceke, ariko se ari we wabikora, ari njyewe nago mbizi ko nago byari byamba. Burya umuntu w'umugabo wamama ishire mu mwanya wa Daniela ati borikana kubeshya, ariko nabikora. Wabikora kuba bira bintu byari bibabaje. Ese kuba Chameleone yarafashe umuntu wakoboye Range Rover zirahenda, twarivuze muri nuza ibanza muri previous show yingi ibanza The Other Side twakoze. Kuza kayikobora ari umumotari kumukubita ni ibintu birenze, ni ibintu ko nari nakubona wo kubita umuntu. Nese ko ntayo ngira mbigenze mu gihe nawe uzagwa ariko nyifite ukayikoraho, uzibeshye ukore mu Rwanda ahantu rangiye. Nago uza gukubita uko iboneye. Range Rover nago navuga ko yabikoze ko ari Range Rover. Hari umuntu nabasanzwe ateye ubwe. I think we deep inside Chameleone asanzwe ari umuntu uri violent, aggressive, violent. Urumva nago twavuga ari ukubera Range Rover. Ashobora kuba ari n'umuntu wakora akantu yirirwa rwana mu tubari, abantu bose ahondagura. Ako nibyo afite amafaranga, ntekereza ko bafite impamvu wenda zifatika zituma ahondagura abantu. Amafaranga ntabwo uburenganzira bwo guhotera abandi bantu. Ako yafite ase abandi batafite bakakumenyera. N'uwo yakubise kuri moto, iyo moto se yarayimuguriye. Yarari mu kazi ke. Nawe yarari mu kazi ke nuko nawe yarari. Kandi umuhanda si wa Chameleone. Umuhanda ntabwo ari uwa Chameleone. Niba yanamugonze muri jam, iyo jam si Chameleone cyangwa se umumotari wayiteje. Nta nubwo naga ari uko uwo mumotari urumva. Yarari mu kazi nkuko umumotari nawe yarari mu kazi, kandi naga mugaburira se niyo ubundi ari ibintu bawo ngo nubwo uri umukire ntabwo ni iwawe. Kuza nkubita umpondagura nk'inka ntabwo bikwiye. Naga bari ibintu ariko anyways tugaruke kuri Daniela. Ngerakeka ko yakoze ikintu cyanyacyo cyo kuba yavuganira umumotari kurusha kuvuganira umugabo, kuba barabyaranye, kuba barabanye, ntago bimugira nago bimurenza wo guceceka, kandi asanzwe avuga ku bandi bantu bakoze iryo hohotera. Nazo ndeba mu comments ya Daniela Atim niwe mugore wa Chameleone bari kuvuga ukuntu kuva saga Teta yarangira yakoresheje la platform ye gusa nkaho ari nka page
page ya Instagram agenda yigisha abantu uko ubuzima bwa buri munsi nagavuga ko ihohoterwa gusa zanza avuga ibindi bintu bibangamira abantu ariko bakabiceceka. So I think she's becoming nima twabyita motivation speaker nima twabyita I don't know ariko abantu bari kumushimira cyane muri iyi minsi kuko ari gukina uruhare rwe nk'umugore wareb none wanatandukanye na Chameleone warebye nakavuga ati kuba ari gukora ibi bintu wenda nyuma yo gutandukana na Chameleone nyuma yo guca muri iyo nzira twavuga isa nk'igoye kuko kubyarana n'umuntu abana bagere kuri bangahe warinze mugatandukana ntago ari inzira iba yoroshye n'urugamba wari hanganye from the beginning ukageraho bigero ya patience kagira nyina higarukira kuba atangiye kubikora nyuma yo gutandukana na Chameleone bivuze ko ari nka depression yabareye muteye cyangwa ari isomo ry'ubuzima yahuye naga depression ahubwo I think ko akiri kumwe na Chameleone ntabwo yari afite freedom of speech yo kuba yasoka ngo tuvuge ngo ko nka Daniel benshi bamumenya agitandukana nyuma gutandukana na Chameleone ndumva ko agikuna na Chameleone yari ari mu rugo nk'umugore nyine ari kuba pretty ari kureba abana ntakire gufasha society ariko ubu ngubu that she's out ari kumwe n'abana be bameze neza ubu ngubu ari kuvuga ati navuga no nawe umbangamiye bivuze ngo nimvuga none se biragenda ndabaho gute mu kinyarwanda kiza bajya bavuga ngo urugo rubiri rutwanagereza kuba yarabanaga na Chameleone muri ibyo nzira igoye akaba itangiye kuba free nyuma yo gutandukana nabo bigaragaza ishusho y'urugo rutari rwiza yararimo ntabwo yarishimye ariko ngubu she's happy she's defending people against nyine n'ubundi ari kuvuga her mind you see and most people now bari kuvuga ko ari mu bagore bafite ubwenge mbere nabyo twabona ntabwo twari tumuzi umugore wa Chameleone gusa so I think it's a good thing to do utitaye ko ari umugabo wawe cyangwa iki cyawe abo ngabo nibo banisi ikeneye kuvuga ukuri no matter how bitter it is ukavuga ukuri so this is the hard side show n'ubundi nuko tugomba kuba tubigenza tujya ushobora kutwandikira muri comment section wowe udukurikiye aho uri hose kuri The Man TV twakoze tubivuga ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubona notification ikubwira ko hari ikiganiro runaka dushyizeho ukomeze kubana natwe umunsi ku wundi. This is the other side show. Yes, hanyuma rero tuvuye kuri iyo nkuru ya Chameleone na Daniela no kuba yarakoze ibyo bintu byose twinjiye ku bindi bintu biri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Motion yaragarutse, Davis D agaragara yambaye Moses yaragarutse okay nubundi it's like kuba ari Moses turahirwa twamenye nka Motions uvuga Moses umva Motions wabonye ko nasaga ibintu yakoze byitiriwe The Motions brand nka brand bwayo. Hanyuma kuba yaragarutse hagajya amafoto hanze ya Davis D yambaye nk'abagore atari no mu Rwanda amakuru avuga ko ari Burundi gushutinga video afitanye na Big Fizzo ya Truth of Their remix. Kinavuga nuko abasore bagiye hanze barisanzura cyane. Ushatse kuvuga ko atabikora ni mu Rwanda? No story wabona Davis. Kuba yambara birabiri. Crop top nk'iyi namba yari naha. Ntabwo okay, asanzwe yita umwami w'abana, umwami w'amajyepfo, avuga ati ngiye ibintu ni ibyanjye byatara abana bose nabanje. Kuba ageze hanze abantu bakaba batangiye kumwita nk'umutinganyi cyangwa bamufata nk'umuntu wishoye mu bintu bya homosexuality. Hari inkuru nabonye babyanditse ku Nyarwanda noneho ngo yabikoze ngo ari mu gihugu ngo kirimo ngo abakobwa beza ngo nk'i Burundi. Ibintu Nyarwanda. Mu by'ukuri se nk'i Burundi, muri Burundi ntabwo turusha abakobwa beza, abantu benshi niko banabyemeza. Anyways ibyo ngiye bya Davis dikuba yambaye kuri I think ari ya trick yasanzwe akora buri ko agiye gusora iyi shusho byatanze mu by'ukuri akabanza agasaba ko tumuvugaho urumva kugira ngo iyo promotion nayo igende nukuvuga ngo nubundi ni sindi musagiye gusohora ni Truth of the remix n'ubundi amashobo bavuze ko bari gushutingira i Burundi ni indirimbo afatanye na Big Fizzo. Ubwo arashaka ko tunda tukavuga ngo n'umutinganyi ese nta gutekereza ko akagatwirwa ashobora kuba kari wrong kuba kwigira nk'umutinganyi kugira ngo abantu barebe ibyo uri gukora koko ariko sinzi impamvu wenda nuko abantu bo mu Rwanda turi homophobic cyane dukunda ese turi homophobic byatari cyangwa wenda no opinions z'abantu ku giti yabo wenda benshi cyane bari homophobic ko nabonye hari abakigikira Moses turahirwa nyuma yo gukora birabiri kuvuga babi hari abanyarwanda baba hanze main ngende kuvuga babi na bari homophobic no kuba batinyuka kuvuga ko atinyuka kubikora ari hanze y'u Rwanda nyine mu Rwanda ntiyabikora nuko mu Rwanda bamutera amabuye ese kuko mu Rwanda ntiyabikora cyane urugendo rushatangiye wenda tukaba tutabizi ntago bishobora nyamara dushobora kugenda gukomeza kuvuga ko ari agatwiko kandi wenda ari ukuntu nyine bitameze fresh. Foto nayibonye burya aba artists n'abantu baba bafungutse mu mutwe n'abantu baba bashaka guhora bari creative cyangwa se bari innovative ku bintu byose bakora banavugwa nabonye ko kwambara kuri
ikoze ko bisobanura ko ari umutinganyi. No, I think ko ni ikintu ashaka kuzana cyane kuvuga nka Davis D. Ukunda kuvugwa byatari. Ngaho dukingirizo, ngaho ibiki ya. Za micro urumva. Rero ko I think ko ari umuntu already wubatse izina muri iyo side yo kuvugwa ibintu biri sexual and I think ko byamukoreye so ngayo nguko ubwo nibyo bintu bya Davis nyine amafoto bari kuyabona twashyizeho bakomeze badufollowing badukurikire bakandi subscribe kuri YouTube channel baduha ibitekerezo idea ese wowe iyo foto kuba zibonye twazikweretse mu byukuri zivuga hiki ese akwiye kwitwa umutinganyi cyangwa bikwiye kugenda gute reka tunategereze muri uru Rwanda nimba uri board nimba ufite irungu na MBs ufite kubera ko inkuru ziba ziri mu Rwanda internet iri kubikora ikurinda irungu. Hanyuma tuve kuri inkuru ya Davis wenda tureke no kumutindaho byatari turebe Yolo the Queen. Yolo the Queen yaciye impaka kugira ngo ubone contact ye personal contact ye ni ukwishyura amafaranga atari munsi yangahe 500. Cyokoze reka nkubwire ikintu u Rwanda abakobwa bazabashinze ikindi ariko business barayizi imirimo bihangira imirimo ku buryo biri I think awadi gomba kujya kwa bakobwa bo mu Rwanda. Ako sereka nkubaze uramutse ufite umugabo wawe ukamenya ko yaguze nimero 500 nimero gusa just kuyigura 500 yabisendenze bo biterwa na priorities. Hari ukuntu Yolo the Queen yafashe ama screenshots y'abantu bajya muhereza amafaranga ashyira kuri stories za IG ariko akajya siba amazina ibaze rero ntari ubihishura ukabona nk'izina ry'umuntu uzi nawe ntabwo yabisho no se ayo bigo zasenyuka ako se wa mugari nicyo yaziye Yolo the Queen azubwenge urumva ari gufasha societe nyarwanda kwiyubaka ako se nicyo wabwira umugabo uri gukora ibyo bintu ari nka gatwiko by'ukuri wa munga arashaka kuba ari nagatwiko natwereka ayo mazina ako se wa mugabo umuntu arifata oya imagine none hari ibintu twari tubona ukajya kuri OnlyFans ukaba wakishira amafaranga runaka kugira ngo urebe ibyo bintu koko imagine kugura nimero 500k nukuri amafaranga byo turi mu kwa mbere Yolo the Queen n'ubundi ko yashatswe kubitwereka natwereka abo bantu ayo mazina yaje tubaye ko atari fake account ashaka kuba aba family wa mugari agatwiko nayo akabagiye gusohora indirimbo agira ngo abanza cyangwa kari business runaka yakoze bakamwishyura akavuga ko ari nimero baguze. I think ko Yolo the Queen ataragatwiko kuko kunze kubona nk'ibintu asanzwe ategura ngo ibintu postinga ku ma Snapchat bamweje amamiliyoni ibaze ko noneho kuri iyo nimero baguraga hari ugejeje ku 900 almost a million ibaze kugura nimero gusa Yolo umufuma ari gukoresha na mu posting n'abandi bamubona Yolo the Queen. Hanyuma aya mafaranga rero twaje gukora nk'imibare dusangageje kuri miliyoni zigera kuri 3 miliyoni 3 ayo abonye muri rusange kuri nimero gusa ariko noneho nyuma yaho icyo yaje gukora hari umuntu mutuye ikibazo amwita mama uwo umuntu amwita mama yabishyize kuri stories bye n'ubundi amwita mama amubwira ati ikibazo nakugejejeho mu byukuri bimeze gutya na gutya wagikoraho iki arangije afata half of that money yakuyemo yose ubwo ni 1.5 ya 1.5 abarayamuha arayamusendingiraho nibyo nakubwira utugize ko ari ikintu kiza yakoze mu byukuri nuko twabivugaga niyo kaba ari agatwiko kaka wenda ari abafamily bamuhaye amafaranga akaba ari agatwiko bikagaragara ko akoresheje ikintu kiza ari ugufasha abantu ko ntago ari ubwa mbere the Queen Yolo akunda kubikora nibyo yarengiye kubwira kuri Snapchat irwa afasha abantu bakamwandikira rero mfite ikibazo kimeze gutya umwana ararwaye akaboheza kandi atari makeya ese so kwigaragaza neza buriya wenda mu byukuri atari kameze none se abantu si bamwandikiye kuri Snapchat bakamutura ibibazo iriya ni public social media baba bari gukoresha nawe agomba kubyerekana anyways it feels like biterwa n'ukuntu umuntu atena personality ese kubera iki niba kuko ari ugufasha abantu ari byo binashaka kuki adakora charity like agashinga nk'umuryango ukwiye gufata Charity Foundation ukajya ufasha abantu batandukanye muri ibyo bibazo bya buri munsi mu by'ukuri ntekereza ko byaba biri productive cyane kubera ko aramutse afashe Charity Foundation akahita wenda Yolo Funds agafasha abantu runaka bigaragara abantu bese ba participatinga bazi ko umusaruro uzavamo bazaba ubuntu bigaragara abantu bose she's not the kind of a person ujya no muri interview nimwe ari wamubonamo kuba atajya muri interview nicyo ntabwo she's not a public person kandi ari public figure deja ndi kukubwira ntabwo ari wa muntu ukunda kwigaragaza mu bandi bantu yarashaka gukora transaction y'amafaranga akabyoza kuri Snapchat ye mukabibona cyangwa kuri Instagram ariko mu by'ukuri abantu baramufollowinga ni benshi yavuze yagize ati iki baramubaje se kuki tutakunda kubona uri kumwe Yolo the Queen gacyo zamusanga mu tubari
n'abandi byukuri ashoko Yolo the Queen ni gake cyane uzamusanga ariko ubu wirengagije agatwiko ka Yolo the Queen avuga ko na Drake nyine ibyo Drake amufollowing byacitse mu cyumba cye agatwika yicayiwe ntabwo ari wa muntu ukunda kujya mu bantu muri public mu byukuri that was my opinion mu byukuri okay tubwira ukuntu yumva noneho njye ukuntu mbyumva njye nari ntekereje vuga ati niba koko Yolo the Queen ayo mafaranga turayabona ni menshi abantu bafite ubuntu bwo kuguha amafaranga niba ushobora gutanga nimero gusa abantu bafite ubuntu bakagwa 3 millions nta ribi barayiguze 3 millions y'amafaranga urashaka kuyafashisha abantu kuko tuvuge niba ni good intention sibyo create fund uyite Yolo Foundation Yolo the Queen Foundation cyangwa whatever ibyo ushaka ntago njye gushakira izina ariko ufashisha abantu ibintu bigaragare tuzana amafaranga tuvuga atagiye kujya muri ibi bintu umugabo yaguze nimero no kugira ngo wenda agere status n'iki utuntu atwika n'iki cyane kari umuntu uri sexy cyane abantu wenda ashobora kuza bashamadukiye cyane n'imiterere n'umukobwa w'ikimero cyiza twavuga ateye neza nubwo avuga ko yibagishije ariko we don't care about that bashokora haters maybe they just hating ariko ni wibagisha cyangwa ntiwibagisha ibyo nibikureba nta ribi icyo gikorwa niba uri kugikora akaba ari igikorwa kiri productive kiri ushaka kukigira effective nyine kigafasha abantu benshi kora ibyo nari mvuze create fund njye ikintu ndi kuvuga yakora GoFund yakora Yolo Foundation yakora The Queen What byose ni ugufasha kuko ari gufasha so uburyo bwose yabikoramo kuko ari kubikora kandi ubwo ngubwo nibwo umuhaye amahoro nimba ashaka gufasha umuntu umwe kuko ntabwo ari ibintu akora everyday ariko kenshi ajya abikora kabisa abantu bamweje amafaranga nawe akahita avuga ngo angereka reka nyatange nayaboneye ariko se hold on sinzi impamvu abantu batagiye babirebaho n'abakobwa bakeya cyane babona amafaranga ntabwo u Rwanda ni izina ry'Imana batekereza yagiye aravuga ati nimero naboneye 1000 reka nyigurisha 500 kuko abantu barabyemera niba koko afite iyo intention it's a good intention yo gufasha niba yifite koko ari umutima wo gufasha kuki tatanze ayo mafaranga yose ko yakabaye 3M zose ngastange no se wowe uri businessman kuba ko what she's doing is business so her personal contact yagize business nta bidasanzwe akora se ubundi ubona badushishikariza kwihangira imirimo nawe yihangiye umurimo avuga ko nimero ye bagomba kuyigura iyo ni nayo ni business ibintu bishobora bigaragara nk'agatwiko mu by'ukuri yishyura ibintu bya taxes abyishyurira imisoro kuri iyo contact mubarire niba 500 bakureho angahe harya umusoro na 30% cyane 3% ntago mbyibuka kimwe muri ibyo nyamara umuteje Rwanda Revenue Yolo the Queen baguteje Rwanda Revenue basigaye birirwa mu mujyi babwira abantu batari gutangaza za nuse za receipt bavuga ati nibudatanga ATM dore business woman hano ngani yo uri kwakira amafaranga 3 kuri nimero ibaze kuri nimero yaguze 1000 yanabesha nimero igura 500 simukadi na 5 cyangwa bakaguhera ubuntu kuri iyi story cyo ravuga ya Yolo the Queen ndateka ko ari however much wend ibyo byo kugurisha nimero ko ari ibintu tamenyere ariko cyo yakoresha amafaranga ni ndumva aricyo twareba cyane ikintu kiza byatari yani twutere negative side gutyo turana positive mu byukuri ibyo bintu yakoze byabyaye byiza cyane so go keep it up Keep it up, Yolo the Queen. Twibutsa abantu kingi the other side. The main TV. Kuri the main TV. Ahantu hose social media, YouTube, you can subscribe. Ibintu byinshi cyane bitandukanye. Mudufasha mu following. Ariko se ko twahuze tuvuga ibintu by'udutwiko. Yolo the Queen tutabona ikintu uri gutwikira mu by'ukuri gifatika twavuze Davis Dikari ndimo narinda gusohora ibintu byinshi twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye muri previous show yacu twavuze kuri story ya Diamond no korora inzoka hadaciye amasaha n'abiri atutora indirimbo akagatwiko mu by'ukuri bimeze gute mu Rwanda bari kubyadapta cyane bari kuza gutwika mbere y'uko ibintu nibyo bari gukora Juno ntabwo yabanje kuza kutubeshya we na Bwiza ngo bari mu rukundo mu by'ukuri ni indirimbo yitwa Soja ya Bwiza afatanyije na Juno nziza byataro nashobora kureba wa mugani niyo tudatwiki niyo atayitwikira kuriya ntabwo twari kuyireba ariko mu by'ukuri twabivuzeho ko wenda bahitwikiye reka tuze nk'abashyira ku munzani to balance ari iyi Soja ya Bwiza na Juno Kizigenza na Away ya Always na Juno Kizigenza n'ubundi which is better ni indirimbo twavuga wayumvise ni indirimbo by'ukuri abantu bari no kureba byatahari burya ku ndirimbo
ikintu amaze kubona biterwa n'ukuntu uri kuyumva buri kanya the more yumva the more ushobora kuyikunda the more uyikunda iyi ngiyi ni ubw'ikiza ntabwo twavuga ngo isivanaho awe nirani ushobora no kuyumva wenda ntuyikunde ku nshuro ya mbere akwa mugani bwo izi stream media zikomeza zikumvisha none ukuntu asigaye ashyira kuri TikTok ndirimbo ukayikunda abantu bakakora challenge nk'iriya ndirimbo ya basi sorry ya Christine na Pasi ya ndirimbo njye nayikunze kubera TikTok so bivuze ko ni indirimbo abantu bashobora kuzikunda kubera TikTok ariko I think ni indirimbo nziza ya Juna na Bwiza I think it's a good song it's really a good song mukomeze Bwiza ari kubikora Bwiza Emerance umukobwa ubarirwa muri lebo ya Kika akora rwose aretira stage akora byaba ari akarusho abigemize gute stage ya Bwiza ibira yase kandi mu byukuri uyu mukobwa n'umukobwa twavuga ko ari kuzamuka neza aririmba neza byatari ariko stage ese araburi icyo ubona buri icyo wamugani kuri agira stage sinzi abantu bamwunganira muri mu buryo ategura mu mitegura stage uvuye numva ko yazagihindura uruhare rwa management buriya ni chikacharya kikachi muzayinde abantu benshi bamaze kubicomplainingaho kandi I think ko abahanzi nose kujya ubona akaza ukabona nyine ari energetic byatari afite usore bamubyinira nawe yamenye kubyina nyine okay maybe nuko ari mu Rwanda hari wenda yaba ari nka US tubona ba Beyonce bakuri boro biri perfect byatari mu Rwanda ntago bari perfectionist ntago ari no kuba perfectionist ahubwo bigaragara ko ari ikintu nimba navuga ngo yakopia and then bigapfa simbi ariko most people bamaze kubicomplaininga stage no hayi ukabura mukashije wale bwiza none none se no kumugira inama ako so wamugani Bwiza mu byukuri utumva ibi uramutse utumvisha ibintu turi kukuvugaho wumve like aho bipfira bimeze gute byaba ari ikibazo ibyo abantu bazaga kubesha ngo watwitse ibiki n'ibiki kandi yes ugasanga Imana yaragiye kandi she was a talented person so byatari tukivuga kubanza abanyarwanda rero uwo bita Bithray aka Muheto Bertra nako ni Muheto Bertra aka Bithray congratulations to Bithray mu byukuri hagiye hanze ifoto igaragaza amatariki ubukwe bwabo buzabera it's save the date no ubukwe ubukwe buzaba tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo abazadutumira baduha invitation Bithray niba uri kutureba ibintu uzatubwira kitamenyerewe muri entertainment yo no especially mu baraperi mu byukuri uziko twagitubana abushari baragiye batera amada babyara ngo babushari muni basige babushari bayishkevi akayifiko baracyari abana Kevin si umwana uri ako se Bithray we ni mukuru byatari ku buryo yarakuye gukora ubukwe like this time afite imyaka ingahe ntago imyaka nyizi cyane ariko mu byukuri nk'umusore wakuri Nyamirambo wakuze umubona najyaga mubona wakuri Nyamirambo ahubwo cima uzana kunyemera gukora ubukwe nimbarwa ashobora kuba ari nk'uwa gatatu muri jenoside zose koze ubukwe Nyamirambo team NY we are so proud so ryanyuma City Gang NY turabashyigikiye byatari we na Keza Nyamirambo bazaga bayivugana Keza ni mwiza afite twaje mu ndato ngahumva iwe yivuga afite twaje ngunda byatari ahantu ku Kimero kandi ko amaze ko umustar nabo amaze ko umustar kubera yatuvuga ko nta mu public kugira privacy so that we privacy iri hanze ariko I think ko numukobwa mwiza cyane byatari ujyanye nawe Bithray nawe nagoro umusore mubi abashaka kumureba ni kumbuga nkoranyambaga kuri Instagram witwa la Keza bahitamubona ndabizi ko bari kwishyiraho muri studio zabo byatari bagira ngo baranabibona nyine byose bari kugenda babikurikirana ariko I think ko bamaze kumenya no mukobwa wa Bithray kuba bakundana so congratulations to Bithray Bertram bazubake abantu bageze urugo rwanya amashoka n'intorezo bataye mu bishingwe twari tubyibagiwe abantu urumva bajya gukora ubukwe bakagenda bakaduta amungani wa Brian bakadusiga imihanda ejo bundi bikabananira ubukwe bwabo urugo rukabananira mukagaruka abarapera nta mikino Bithray ndamwizeye mpungu Nyamirambo azadusebye
ariko mu by'ukuri betray nawe yagenda bya bindi wenda mwagiye kumusura muri ishene muzagiye kumusura mugiye gusura nk'abasura umuryango nyine reka iby'ubukwe tubitegereze tubihe n'amaso n'ubundi tuzakomeza twabyetinga abantu wenda abakunzi ba betray bari no kutwandikira muri comment bakomeze batubwire uko babitekereza nyine ese was it the right time nyine bamugana ibyo gukora ubukwe aka kanya ese mushyigikiye ko abastari bakora ubukwe kuko n'abantu bavuga ngo abastari bakwiye gukora ubukwe bakavuga ati abastari nyine bahita baluzinga some audience bahita ujya ubibona ese betray ko n'ubundi betray ntabwo ari afite abafana benshi b'abakobwa n'ubundi byara abahungu reka tubishyigikire ubibwira n'ikizi ukuntu ngenda umufana wa betray byatari nanjye navuze ko atari afite benshi cyane kurusha abahungu uzira ndirimbo ye harya niyihe niki izina ni Landlord ujya hari iyindi yise kandi irandirimbo ijya bamwumva ariko betray yakoze ibara yarifashe aravuga ati kinya trap ndayiguhaye uzi wowe ibintu abakobwa batumukora uzi ko betray yatanze kinya trap abantu barwana akayitanga kubera umukobwa alright this is the other side show kuri the main TV muri kudukurikira right now ariko mukomeze mukande subscribe mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bahita TY brand kumwe na SC Williams ariko SC Williams reka mubwire ikintu tuzavuga buretse tubanze tureke wenda gusoza tugira akantu twibira abantu nk'akabanga niba ukunda imyidagaduro kurikira showbiz ukaba utarareba icyo bita The Don Podcast warasigaye The Don Podcast niyo podcast ya mbere mu Rwanda ushobora kureba ukamenya amakuru y'ibyamamare bihibereye noneho bihibereye live ikindi The Don ikora izana babahanzi twe twarabuze ibaze ukaba waricaye bose edusaba hehe ejo bundi nabonye bakure eduse wejo bundi ejo ndi naricaye mbona bazanye no mutipe amaguru we ibaze wallahi iyo ndirimbo ubaribagiwe ariko saba wibagiwe gusa abuzi banizoka boss ba Marina Bakenisol ibyamamare bitandukanye byose amakuru yabyo control ya mbere exclusive interviews ni kuri The Don Podcast byatari so reka soza ikiganiro ariko reka tubibire no kubyo tuzavuga next show next shows ibintu tuzavugaho tuzabazanira abahanzi bazimye mwita aba legend ibintu byo gufata umuntu wazimye wishwe n'itabi wasinze ukamwita umu legend tukabitanga aba legend ngo kwa ko yaririmbye indirimbo imwe alright abashonje abadukurikiye bashonje bahishiwe reka tuzabigarukeho nyine that time so the other side show nakagaruka nahandi wadusanga ni kuri the main TV ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye the other side show kuri Instagram the other side show kuri Twitter yari Cobra TY na SC Williams ciao ciao